Action. Hello friend and family, nizere ko mumeze neza. Nkuko mubizi rero ni Rwibutso wanyu, mbahaye ikaze kuri Safjed TV. Niba uri mushya wibuke gukora subscribe, niba usanzwe rero welcome back to my channel. So uyu munsi rero nifuje kubaha ikiganiro. Nkuko mubizi mba ibiganiro bitandukanye, amaplanka n'ibiki byose, ariko ari ibintu biri imihanda byakaze. Hari inkuru y'abantu, umudamu witwa Oliver. Uyu munsi nicyo kintu nshaka kugarukaho, we namugira n'akanama gatoya bitewe n'amakuru yiwe ndi kumva. Ibintu biri kuvugwa, yaje kuri kamera avuga ko yatanye n'umugabo we. Sindi sure niba koko ari ibyanyabyo cyangwa se ari na planka. That's why rero ngiye kubivugaho nkagira n'inama Oliver. Nabonye ari mukuru ariko si mukuru cyane, kandi muri iyi si nyine hari n'igihe n'umuntu ari umwana ariko afite ibitekerezo cyangwa se yakugira n'inama n'umuntu mukuru ikakubaka. Niba ibintu ndi kubona cyangwa se biri kuvugwa imihanda yose ari ibyanyabyo, ukaba waratanye n'umugabo wawe akaba yarabataye n'umwana akagenda, ndashaka kuguhereza akanama gato. Niba koko ari ibyanyabyo, ntabwo ukwiye kuza ku muhanda ngo uze gusebya umugabo wawe, uze kuvuga uburyo ngo yagucaga inyuma, uze kuvuga uburyo ngo yararaga ku matelefone, ngo uburyo atakwitagaho, ngo uburyo yagiraga gute. Ntago byagakwiye. Ngiye impamvu nanabizanye simuvuga ngo ninjiye mu matiku cyangwa se mu biki byose, nkuko nsanzwe ngira inama ababyeyi. Abantu muhora muri baca nanjye murabizi ko inama nyinshi ntanga ari izubaka ingo, ari izifasha imiryango, ari izigira gute. Niyo mpamvu rero aka kantu nashatse kukavugaho. Niba koko ari ibyanya byo ku mutware wawe wagutaye, mukaba mwarabyaranye abana bawe, ufite abana babiri, sibyo? Akari umuntu, icyo bari igihango byonyine ko warabyaranye n'umuntu kiba gihagije ko ari igihango mufitanye. Ntago wagakwiye kubuza imihanda ngo uze kumusebya, uvuga uburyo guca inyuma, uvuga uburyo yakunaniye, uvuga imico ye n'ibiki byose, kandi mu by'ukuri ari papa w'abana bawe. Hari ikiganiro wikora uravuga ngo koko ngo umwana wawe mukuru ngo arabiza kubaza dadi n'ibiki. Niba rero ubona yuko afite n'ubwenge, ntugire ngo n'ibiganiro ukora ntabyumva, n'ibyo biri kuvugwa byose n'ibiki byose, kandi umwana wawe ari gukura, n'ejo bundi azareba ibyo biganiro uri gukora kuri papa we. Inama nakugira, abagize ibibazo byose ntago baza kuri kamera ntago ari waba abajyanama. Wivugiye ko ufite abavandimwe bawe, abavandimwe ufite niyo yabo umwe, ntago wabuzimo umuntu n'umwe wabwira ikibazo cyawe. Ntago wari ukwiye kuza imihanda ngo uze kwirgurira abahisi n'abagenzi. Urakora ibiganiro urira se, iyi mihanda ntibande bagufitiye impuhwe utabeshye. Usibye comment zigusesereza umutima, ziguteza ibibazo n'ibiki byose, ukagarukurira ubundi uri kurira nde muri iyi mihanda uvugishije ukuri. Oliver, ni wowe mbwira iki kiganiro uzakoresha uko ushoboye kibone. Uri kumva? Niba uzanakireba, ntago uri umugore wo kujya kuririra ku muhanda. Niba ibintu bitakunze nyine ntago biba byakunze. Birashoboka ko ushaka umugabo muba mwahuye akuze bikananirana, ntimuhuze imico bikanga. None se niba bitahuye, urajya kubwira umuhisi n'umugenzi utakiri ubonye, ubu abantu bose bagufitiye impuhwe. Tujye tuvugisha ukuri, dushyire no mu nyurabwenge. Abantu bose uri kuririra imihanda yose bagufitiye impuhwe. Reka tuvuge ko bagufitiye impuhwe. None niba banagufitiye impuhwe, barahindura iki ku byabaye? Usibye kuri kuvuga ko abagabo bari kuguhamagara bagira gute uri kubiyama no kugira gute, ni wowe wabizaniye, si wowe se? Niba waraje kubaririra yuko umugabo yagutaye, hari abari ready yo kuba baza muri uwo mwanya, kuko n'ubundi niyo umuntu ameranye neza hari ababa bahari barekereje. Niba rero wagiye kuri kamera urira, hari abantu biteguye kuguhoza ayo marira no kugira gute, ntabwo wemerewe no kubatuka. Uriya mugabo witwa Noheli uri kumushitinga ugira gute, kandi mu by'ukuri nta kintu yavuze kitari cyo, kubera yuko njyewe si we wa mbere ubivuze. Icya kabiri, ni wowe wishyize kuri kamera. Abantu bose bari no kuvuga yuko ari plank. Njyewe nabanje kukugira inama, nishyize mu mwanya nk'umubyeyi cyangwa se nk'umudamu mugenzi wawe. Ariko ikindi kintu nanone nahindukiraho, urajya kuri kamera ukariruka ugataka ukagira gute, mu kanya ukavuga wenda guseka ngo tumeze neza n'imiryango wawe. Of course mumeze neza kuko umugabo wawe James ahari. Uri kumva?
niba ari na puranka rero reka nkugire inama wa mubyeyi we, izi viyuzi ziraza ijoro rimwe, uko zaje ni nako zigenda, uri kumva, ugira ubwenge mu bintu ukora, ugira ubwenge kandi wicare utekereze kabiri, wibuke neza yuko ibintu uri kuvuga none ahangaha nta kwezi bizamara, inkuru iraza igahitinga ukwezi kumwe ikarangira, nta mvura idahita, ntabwo inkuru uyu munsi umwe ariyo yatuma ujya kwishyira ku karubanda ngo ubeshye amahanga. Madam, think again, tekereza nanone, wibaze ku bashuti bawe basanzwe bagukurikira, babafataga nk'umuryango muzima ugize gute. Buriya rega niyo muri kutwereka uko mubanye neza, hari abo byubakira, hari n'utaruzi uko yakwitwara mu rugo nawe yabona uko mubanye, nawe akabareberaho akitwara neza mu rugo rwe. None niba utangiye kuzana inkuru zo kubeshya abantu, ni iyihe somo uri gutanga? Ni iyihe nama uri guhereza abagukurikira? Mu by'ukuri no muri kome hari n'ahantu nasomye wa mugani ushyize mu nyurabwenge, niba koko ibyo bintu ari ibyanyabyo, kureba igihe wahereye uri kuvuga. James ahantu ari yananiwe kuvuga ko atazi imbere ya kamera ngo aze avuge niba inkuru uri kuvuga ari ukuri. Nuko nawe ubizi neza yuko muri kumwe, nge ndabizi nuko ubizi yuko muri kumwe. Rero nimureke kubeshya abantu, mureke kugutera ntuza hejuru, ibintu byose byabaye hejuru ngo riva, uri kumva. Niba ari nahite rwose wa mubyeyi we, wikwisebereza umugabo, abantu bazishaka mu buryo butandukanye, ariko uze ko kuri gusubiza uriya mugabo ntuza ngo yarakuvuze, ngo kandi nawe ngo umupasiteri ngo arasinda, ngo ajya mu burayagira gute Noheli, kuri kumusubiza uri busubize buri muntu wese uri bugukoreho ikiganiro kuri social media. Niba koko ufite ibyo bibazo, urabura kwicara ngo wite kuri abo bana bawe koko niba ari ibyanyabyo, wabura kuba uri gushaka wiyegeranya ushaka ibizagutungira abana, ukirwa ujya kuri kamera urira. Ese ubwo utekereza ko niba koko biramutse ari ibyanyabyo ukajya kurira, uwo mugore waba warajyanye umugabo wawe ukubona wirugurira wacitse amaso, si uko kwishima hejuru, aho bari bahita bahana high five. Kubera iki? Kubera yuko babonye intege nke zawe. Rero babyeyi, badamu, bamama, situkicara ngo twumve yuko umugabo ari we ntuza yawe ya mbere na nyuma, ku buryo umugabo azabyuka akagenda, yagenda ukajya kuri social media. Ntago mbifurije ibyago, ariko kugira n'umugabo akitaba Imana ibyo ni ibisanzwe, ntago mbibifurije. None se nabwo uzajya kuri kamera ujye kubwira umisi n'umugenzi? Mwiga ubwenge, mwiga gukora, mwiga gushakisha, mwiga ubwenge bwose bwo kubatunga no kubatungira imiryango. Umuntu yaba adahari ubuzi yuko warya, abana bawe bakambara, abana bawe bakiga, abana bawe bakabaho neza bakarya. Ntuhore uteze amaso ku muntu. Ese niba umuntu yarabyutse agafata, niba ko kari byo atari izo planka zanyu, niba umuntu yarabyutse agafata umwanzuro akavuga ati uyu mugore ndamusize aragiye, agafata imyenda yewe akagenda, niba yarayitwaye niba ataranayitwaye, I don't know, utekereza ko uwo muntu agufitiye impuhwe? Niba hari ikintu utaruzi, impuhwe z'umugabo ku mwana ziva kuri nyina. Iyo utitaye kuri se w'abana bawe, ntugire ngo urwo rukundo azarubona rwo guhereza abana bawe, abaho ku rwo wamuhaye. Uko witayeho umutware wawe nicyo gituma yita ku bana bawe. Niba rero umuntu yafashe utwangushye agafata inzira akagenda akagusiga n'abo bana bareba, usa tuvuga ko yagiye atabazi ngo niba ngo gira impuhwe ngo arebe ku bana be, ngo yite ku bana be, yabasize abareba. Baby arabizi yuko yabasize, kandi niba nta mpuhwe akigufitiye, ntusipoze ko azifitiye abana bawe. Akanama rero gato nago, kora, ukore ibyateza imbere urugo rwawe, ukore ibyarihira abana bawe ishuri bakiga, ukore ibyakugaburira ugasa neza nawe, uri kumva. Ureke kwirwa utaranga umuntu ku gasozi. Niba yarabikoze it's okay. I think ko mwawe yakuze nawe ukuze. Imico yiwe rero niba utarabashije kuyihanganira,
yaba imyiza cyangwa isi mibi I don't know, niba utabashije kwihanganira imico yiwe cyangwa nawe rega nta bihora bigize, nawe ntago uri perfect, hari n'igihe ari nawe waba waramunaniye. Twebwe tubizi gute se? Tubizi gute yuko atari wowe wamunaniye? Niba yararebye akabona ko atakigushoboye, wenda umwaka n'ibirenze atabashije, byose bijye bidusigira isomo. Mujye mwiga kubaho no kwigira no kugira gute. Niba yarabonye akabona yuko nyine atakigushoboye mudashobokanye, ahubwo James barane n'imfura. James rwose iki kiganiro urakibona cyangwa se none akora ikiganiro reka ngushimire, uri n'imfura. Niba umugabo abyuka agafata umwanzuro wo kuva mu rugo akagenda, nta mugabo wata urugo rwiwe nta kibazo na kimwe cyururimo, icyo ngicyo ndagihamya. Ntabwo waba uri umugore wita ku byo mu rugo ngo ube wita ku mugabo wawe ngo narangiza abyuka afata inzira agende mutatonganye. Ahubwo we Oliver, ibintu uri gukora biri butume abantu bakomeza gucukumbura cyane, bacukumbure n'ibindi. Niba watangiye ushaka gushyira hanze umugabo wawe, bizarangira rero wowe wishyize hanze, kubera yuko abantu bose nabo baratekereza. Reka umuntu azicarana atekereza ati se uyu mugore niba koko ari umugore wita ku bye byo mu rugo, akaba ari umugore wubaha umugabo, akaba ari umugore uhake umugabo we, gute umugabo yabyuka ari mu rugo rufite amahoro, akabyuka agata abana yabyaye akarera abakunze, agata umugore yashatse akamukorera ubukwe amukunze bakabana, gute umugabo yabyuka akafata inzira akagenda? Ibintu watangije uzi yuko ari ukureba ari ugushyira hanze James, bizarangira rero ugiye hanze, kuko biri butuma abantu bagucukumburaho. Nibatangiye kuvuga yuko hari abandi bagabo, buretse gato wowe umukino watangije wenda ubona ari utuntu tworoshye n'iki byose, ndabona ari wowe bigiye kugiraho ingaruka. Rero wa mubyeyi we, icyiza rwose wagarukira aho ngaho, byagufasha bikakubaka n'abana bawe bikabarinda kwandagara no kugira gute. Kandi ikindi uri kwitereza utazi, uri kwitereza akamenyero. Abagabo baraje bakumenyere wumirwe. Niba warakoze ikiganiro uvuga yuko ngo batangiye kuguhamagara ngo ari kugutesha umutwe, ari kugira gute, of course bazagutesha umutwe na cyane, kuko bazi yuko nyine uwo mugabo ntawe. Ahubwo ibi bintu niba ari rapranka bizarangira murwaniye mu nzu kubera yuko niwe uri kwitereza abaguhamagara n'ibiki byose. Guys, ngiyewe akanama nashakaga guha Oliver nako mu by'ukuri, nkuko nsanzwe nkora ibiganiro nkahugura ababyeyi n'abadamu, uyu munsi nagikoreye wowe nkuhugure. Niba ubona koko bikwiye wikosore uhinduke. Kuri kamera ntago ariho bajya kuvugira ibibazo by'ingo, hari n'abafite ibirenze ibyo, hari n'abo bataye imyaka 5 ishize n'10 na 10 n'ingahe bareze abana babo, ntago baje kuri kamera, kandi ntago ari uko babuze uwabaha iyo kamera ngo bajyeho bavuge. Rero ita ku bana bawe, niba koko ari ibyanyabyo ubiteho, ureke kwiyarubanda no kujya ku musozi. Niyo nama ngiye nakugiraga. So rero ndumva nasoreza aha. Niba uri mushyashya kuri channel yanjye, nkwaye ikaze kandi wibuke gukora subscribe. Niba usanzwe nawe ukore share, usige comment. Ndabakunda cyane, ni Rwibutso wanyu. Ciao.